Gitsemani. Umukiza ari kumwe n'abigishwa be yerekeza mu gashyamba ka Gitsemani. Ukwezi kwaboneshaga imirasire yako yagaragariraga mu kirere kidafite ibicu. Amahema y'abagenzi yari atuje muri iryo joro. Ndebutsa neza ko i Gitsemani niho hari urugamba rukomeye rwo gucungura umuntu. Kristo yagiriye umubabaro ukomeye cyane, ndetse ibyaha by'abari mu isi byose byagombaga kumugerekwaho, ariko yagombaga kwihangana kuko yari yiyemeje gucungura ikiremwamuntu. Yikoreye ibyaha by'abari mu isi, biramuremerera bikomeye, ariko arihangana kugira ngo njye nawe tuboneke. Reka dukomeze. Yesu yari yagiranye n'abigishwa be ikiganiro gishyushye, nyamara uko barushagaho kugenda begera Gitsemani, imyifato yari ituje cyane, acecetse igihe kinini. Yajyaga aza kuhigira ndetse akanahasengera. Muri iryo joro umukiza yari yagiye kwagira imibabaro iheruka. Yiyumvagamo agahinda kenshi atigeze agira mu mibereho ye hano ku isi. Yajyaga agendera mu mucyo wo kubana n'Imana, nuko igihe yari mu ntambara arwana n'abantu bakorerwamo n'umwuka wa Satani, yashoboraga kuvuga ati, kandi uwantumye turi kumwe, ntiyasize njyenyine, kuko mpora nkora ibyo ashaka. Ariko icyo gihe cyo yasaga n'uwanyazwe umucyo w'Imana. Abantu benshi bitiranya umubabaro wa Kristo, bakumva yuko yari Imana, ariko byari ngombwa yuko yumva umubabaro w'icyaha mu buryo bwa kimuntu. Ibyaha by'abari mu isi byagombaga kumugerekwaho nta mbabazi. Nyine igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ubu ubwo yari amaze kubarwa mu banyabyaha, byari ngombwa ko yikorera umutwaro w'ibyaha by'abatuye isi. Yaguye. Gukiranirwa kwacu kose kwagombaga kumugerekwaho uwo utarigeze kumenya icyaha. Icyaha kimugaragarira mu bubi bwacyo bukabije. Umutwaro w'icyaha uramukomerera cyane, bituma agira ubwoba bwinshi ko ahari yaba yimye by'iteka ryose urukundo rwa se. Yumvise ko ubumwe na se bwavuyeho, agira ubwoba bwinshi, kuko yari azi neza urwanga Imana yanga icyaha. Atera hejuru maze arataka ati, umutima wanjye ufite agahinda kenshi kenda kunyica. Aha byari bikomeye, ntabwo wabyiyumvisha, ariko umunsi umwe uzabyumvishwa n'imbaraga y'Umwuka Wera. Uko abigishwa bagendaga begera agashyamba ka Gitsemani, niko bagendaga babona guhinduka gutunguranye k'umwigishwa wabo. Ntabwo bari bigeze bamubona ananiwe atyo kandi acecetse. Nta nubwo bamubajije impamvu z'ako gahinda ke. Uko yateraga intambwe niko agahinda kiyongeraga. Yaradandabiranaga akenda kugwa. Abigishwa bashaka ahantu muri ako gashyamba yakundaga kujyamo, bibwira ko umwigishwa wabo yashobora kuharuhukira. Intambwe yose yiteraga bimugoye, nk'urembejwe n'umutwaro udaterurika. Yaradandabiranaga umubabaro aniha inshuro ebyiri zose. Byabaye ngombwa ko abigishwa be bamusigasira, kuko iyo bitaba bityo yari kwitura hasi. Nshuti bavandimwe, uyu ni umubabaro w'umukiza. Yagiye mu gashyamba ka Gitsemani ababajwe, aremerejwe n'ibyaha by'ikiremwamuntu. Uyu mubabaro wa Kristo niwo dukesha byose. Uyu mubabaro wa Kristo niwe dukesha kubaho. Uyu mubabaro wa Kristo niwe dukesha ubugingo tugiye kuragwa. Mbifurije kugira ngo uyu mubabaro wa Kristo mu busobanukirwe neza. Imbaraga y'Umwuka Wera ibafashe kugira ngo bisobanukirwe neza, bibabashe kuzinukwa icyaha n'igisa n'icyaha, kuko icyaha cyakoze amahano. Imana ibafashe, ibakomeze mu izina rya Yesu.